rimwe na rimwe nibwo najyaga mbwira madame nti hari n'ibyo utazi guteka kangira umusazi tugaterana amagambo ambwira nti ubundi njye mba muri Kenya nta mukozi nagiraga ntaki bikaba ngombwa akambwira ati nta kintu uzi guteka usibye ifiriti tugahera muri ibyo ariko rimwe namukoreye surprise. Hari nk'umukinnyi ubwira ukabona ntiyumva hari umukinnyi donc utakumva muri national? Kugeza aka kanya ubu ngubu ntawe kiretse wenda Haruna. Numva ko nko mu myaka 4 naba wenda ntangiye kugenda nzamuraga imwe. 2024 bakamaza ritaringa. Niko mbitekereza. Gusoza kariyeri udakinnye igikombe cya Afrika utazabusoje nabi? Navuga ko wenda nimo mpamvu ziri gutuma wenda nsunika iyo myaka no kugira ngo ndebe ko wenda iyo utaza gukina umupira w'amaguru ubu ari kuba ukora iki kigutuma? Reka tubahe ikaze mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ni gahunda tubafite yuko kuri UC Sports TV tubageza amakuru menshi cyane agiye atandukanye y'aba sportif birumvikana muri rusange. Kuri uyu munsi tubafitiye umutumirwa muri kumwe nanjye rero Clarisse Wimana, turi kumwe na Ndayishimiye Eric BAKAME agiye kutwemerera atubwire amwe mu equipe yakiniye. Ngiye nibuka harimo Atraco, APR, Rayon Sport, AS Kigali, gusa yaje no gusohoka erekeza hanze y'u Rwanda. Bakamereka tugwikaze. Murakoze cyane. Ngiye kwishimira kubana namwe. Hari equipe nibagiwe? Izo nazamukiyemo azibagiwe yo bita Renaissance ari nayo yagezeho yivanga na Citade ariyo AS Kigali ubu ngubu. None wagarutse muri equipe yagukujije? Niyo nakuriye murebye niyo nazamukiyemo njya mu cyiciro cya mbere kuko niyo navuga ko niyo navuyemo njya muri Atraco. Ubwo urumva rero n'ubundi ni mu rugo. Hanyuma Bakame kariyeri yawe rumwe mu bazamu navuga ngo babayeho bakomeye kugeza kuri ngo umuntu avuze ko myaka nka 25 iheruka urumwe mu bazamu bakomeye. Tubwire gato kuri kariyeri yawe muri ama equipe yose agiye atandukanye kuva muri Atraco ukajya muri APR. Equipe ya APR nimwe mu equipe warambyemo cyane? Nibyo koko navuga ko no urugendo rutari rworoshye ariko nanone urugendo shimiramo Imana cyane ko rwambereye urugendo rwiza kuva mvuye mu cyiciro cya kabiri kugera muri aya makipe yose no kugera muri ikipe ndimo ya AS Kigali wenda no mu ikipe y'igihugu. Ni urugendo rwiza cyane navuga ko rufite ibyo rwamariye kandi bikesha wenda discipline gukora n'inama zo kugenda n'inama nagiye numva z'abatoza ndetse n'abandi bankuriye. Ariko turebye kuri performance yawe Bakame ntago wagiye navuga ngo ugira amahirwe yo gukina hanze y'u Rwanda. Impamvu ushaka gukeka ko ari ihe kuko mu minsi yashize nibwo yego koko twabonye usohoka werekeza muri Kenya nimba nibeshye ariko nabwo yitugaruka. Nihe mpamvu ubona bitagwiriye gusohoka hanze kandi tubizi twese abanyarwanda yuko umuzamu mwiza? Nibyo koko amahirwe naranayabonye ariko ubwo ku rundi ruhande navuga ko nabakora ndi muri APR nagiye kubona amahirwe yo kujya gukina muri Sudan El Merreikh fa ku munota wa nyuma ku bintu byose byari byarangiye kuko nasinye umunsi muri APR El Merreikh ingeraho nk'ejo. Ubwo urumva rero APR yari nkeneye icyo gihe ku rwego rwo hejuru ku buryo nagerageje no gukora ibishoboka byose bahakanira El Merreikh babwira ko nanjye bankeneye kuko ariyo mpamvu banguze kugira ngo mbafashe. Na nyuma yaho naje kubona andi makipe yo kujya kuba najya gukinamo ariko ntibyabasha kugenda neza. Nanone navuga ko amahirwe yo narayabonye ariko nanjye ku giti cyane navuga ko wenda nibwo nkitangira kumva uburyohe bwo gukina umupira numva ko kwita mfata icyemezo cyo gusohoka ari ibintu biteta ko bimbangukira nibwo abanyarwanda bari bataritinyuka niko navuga. Hanyuma izina Bakame riza rite? Izina Bakame navuga ko ni izina narivanye nda muri primaire nigaga Kimihurura bitewe nda nibyo nakoraga tuntu twikina mico nakinaga ku kigo uburyo nasusurutaga abagenzi banjye tuntu twinshi n'uburyo uranabaye no mu Gatenga nkora sport acrobat ibyo byose niho ryo zina ryaturutse.
amakuru mfite nuko ngo mu ikipe y'igihugu uri mu bantu banyuzuwe cyane, twibutse n'iryari ishaka kuba yaranyuzuwe, se ubundi ninde wakunyuzuye? kunyuzurwa byo ni ngombwa ahantu hose, burya ibyo byo ni ibintu tuzi no kuva kera, no ku kigo iyo wageragaho barakunyuzuraga. Nabaho mu ikipe y'igihugu njye nagiyemo, irimo ba Karekezi, irimo ba Manifredi, irimo ba Romami, ifite ba bakinnyi bose baturukaga hanze, ku buryo nisangaga ninjye wari muto urimo icyo gihe. Urumva rero hari imirimo nagombaga gukora. Manifredi yari igihe cyabaga ngombwa ko afite ubunebwe bwo kwambura bandaje, bikaba ngombwa ko ampamagara, Peti ngwino mfashe hano, hajya kwambura bandaje, ba Olivier bakadutuma, yaba njye yaba Ndohora, icyo gihe nitwe Ndungano, bikaba ngombwa ko kugenda twikoreye imipira. Icyo gihe bakiti manager ntibabagaho, imyitozo yarangira tukamenya ko tugomba kujya kwitoragura ahantu hose yatakaye, byaba ngombwa na shozibre bakoresheje akaba twe tuzifura. Byari urugendo rurerure ariko rusaba kwihangana kandi kumva ko hari icyo ugomba kugeraho. Bakamwe, uri umwe mu bakinnyi navuga ngo bakina yego ariko banubatse. Tubwire hagati yo kuba uri umukinnyi wubatse ufite urugo, ubwo ndavuga umudamu ndetse n'abana, no kuba uri umukinnyi ibyo bidahari, unatubwire n'iki bifasha umukinnyi. Nibyo koko ni ibintu bibiri bitandukanye kandi harimo itandukaniro. Hanjye navuga ko wenda ntararongora nkikina, kigenda kinaga muri Atrako, ngira ngo imbere ho gato ayo Resitade APR, nta nshingano urebye nari mfite, uko nakubwira ngo wenda nabaga mu rugo, nasaga nkaho ninjye wibana. Ni ukuvuga ngo yaba n'amafaranga nabonaga icyo gihe, numvaga ko ninjye musitari, imodoka nziza, ubuzima bwiza, numva ko nta kindi kintu ngomba gutekereza. Ni ukuvuga ngo navaga mu myitozo buri wa gatanu, nkumva ko imodoka igomba kuba iri mu Kinamba, ngomba gusohoka, ukumva ko mbese ubuzima bwawe ari uko buzahora. Ariko ubu ngubu kugeza aka kanya aho umariye kugira inshingano, ubona ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Ubasha kubona umwanya wo kuruhuka, kuko urataha mu rugo, yaba abana baba bagukeneye, icyo ni icya mbere. N'amafaranga ubonye cyangwa se ikindi kintu ubonye, avantage ubonye, ubasha kwitazamo umusaruro, kandi noneho ukabasha no kugira imbaraga nyinshi mu rwego rw'akazi kawe kurusha uko ukiri umusiribateri, kuko ntuburuhuka. Ariko navuga cyambere ushobora kuva mu myitozo ugaca hirya no hino, ugataha bwije kandi wakoze n'imyitozo, ntubashe kubona umwanya wo kuruhuka, ugasanga ni ibintu nabyo bishobora kukwafekita. Hanyuma muri ibi bihe bya COVID-19 abasportifu muri mu rugo, Bakame abameze ate muri ibi bihe? Hagiye gushira navuga ngo amezi agera kuri 2, ubumeze ute? Bakaba ameze ate muri ibihe bya corona-19? Nibyo koko ni ibihe byugarije isi, ni ibihe navuga ko bitoroshye aba ku Banyarwanda ndetse n'isi nzima. Kuri njyewe gahunda yanjye ubundi naryamaga mu gitondo nkabyuka, akora imyitozo mu rugo, yaba abdomino, kwirukanka, gukora ku mupira, guca mu makona, gusimbuka umugozi. Nyuma yaho narangiza nkakurikira film, nkareba filime kugeza ku mugoroba. Niyo yari gahunda yanjye, nkirirwa mu rugo n'abana tugakina, cyane cyane twakunda gukina mu rugo aho ngaho ko asa nkaho afite space. Twaruha n'ibyo nyine no kujya kureba filime. Urashaka kwibaza uti kuki nari nta na rimwe ushobora gufata muri gahunda y'uburingane cyangwa se kuzuzanya? Nta na rimwe Bakame muri ibi yagiye mu gikona agateka? Rimwe na rimwe nibwo najyaga mbwira madame nti hari n'ibyo utazi guteka, kangira umusazi, tugaterana amagambo. Amubwira nti ubundi njye mba muri Kenya nta mukozi nageraga ntaki, ariko igihe waziye muri Kenya wasangaga ibintu byanjye biri ku murongo. Niba ari ako kanyama waryaga isosi imeze nka kore kabisa, atari imwe bafunguye isosi nziza, bikaba ngombwa akambwira ati nta kindi uzi guteka usibye ifiriti. Tugahera muri ibyo, ariko rimwe namukoreye surprise, mutekera capati, mutekera utundazi aho, arambwira ati burya nagupingaga kumbe hari ibyo ushoboye. Cyane. Hanyuma Bakame, kugeza kuri ubu ngubu navuga yuko umaze imyaka igera nko muri 20 n'ingahe cyane hagiragera ukina football nyine?
irimo aho ngaho n'ubundi hafi aho. 20 gutyo. Umuntu ashobora kwibaza ni ikihe cyemezo gikomeye ushobora kuba warafashe kugeza kuri ubu ngubu muri kariyeri yawe? Icyemezo nafashe naje kubona ko nicyo wenda cyo gukunda akazi kanjye k'umupira, kuko naje kubona ko wenda niho impano yanjye iri, niho inyenyeri yanjye imurikiye, kuko navuga ngo hari icyo yangejejeho, kuko yaba imbaraga zanjye, umutima, byose niho nabishyize. Ku bw'amahirwe Imana ibana nanjye, iramfasha cyandinze kugeza ubu, kandi nkeka ko umupira wacu nta kintu mushinja. Bakame cyangwa se Ndayishimiye Eric, iyo utaza gukina umupira w'amaguru ubu wari kuba ukora iki kigutunze? Ubanza nari kuba nibereye mu bintu by'amafilime, kuko nibyo bintu nkunze, cyangwa se ibintu by'amakomedi, ibintu nk'ibyo. Wigize uva nko muri match nyine nk'ejo ugafata umwanya ukareba nk'amashusho ya match wakinnye, ukareba ukavuga ati ibintu nakinnye byari bimeze bitera, byigeze bikubaho? Byakunze kumbaho cyane, nka match nakinnye nkumva ko abantu bose batabavuga ngo Bakame, iyo tutagira Bakame byari ibibazo, iyo match nkunda kuyireba. Hakunda no kureba match bavuga ngo Bakame yadutsindishije gukina gutya, kugira ngo menye ibyo nzakosora no mu byo nakoze neza, kugira ngo menye urwego nshobora kuba nahagariraho cyangwa se nakongeraho. Nk'umukino ushobora kuba waratakaje watanze byose mukababara, nihe match Baka? Match zirahari. Navuga ko hari match twagiye dukina na APR, wenda ndi mu ikipe ya Rayon Sport, yari match yatubabaje. Hari na match twakinnye ya cyane yagombaga kudukarifiya muri Maroc, ndakeka. Match twakinnye na Abarabu bagiye gatoya, badutsinda igitego ku munota wa nyuma. Yari match twari dufite mu ntoki, twaswabaga no kunganya gusa kugira ngo tujye mu kindi cyiciro. Badutsinda igitego, urebye arbitre yatamiye ifirimbe agiye guhuhamo, badutsinda igitego. Iyo ni match nayo itazamva mu mutwe, yari match nziza, twari twitanze, twakoze ibishoboka byose, ariko biza kwanga. None hari na match mwatsinze, mwakoze buri kimwe cyose n'intsinzi kaboneka, nihe match uvuga ati kugeza kuri ngubu rwose kariyeri yanjye gikomeza, iyi ni match ntazibagirwa na rimwe? Hari match twakinnye, yaba dutsinda ndi muri Atrako. Muri Atrako hari match tweze gutsinda APR, numva ari igitego ku munota wa nyuma natwe nk'icyo. Iki navuga ko ni match nanone twari turi muri Atrako, twari match twakaniye cyane, ubuyobozi bwatanze buri kintu cyose gishoboka ku bakinnyi, morale, motivation, natwe ubwacu nk'abakinnyi twari twayikaniye, ariko tuza kubona amanota 3. Icyo gihe yarakenewe cyane, ubona ko byabaye ibyishimo cyane. Watojwe n'abatoza benshi bagiye batandukanye, mbwira nka babiri bashobora kuba barakugiriye inama uvuga ati izi ndacyazigenderaho. Kugeza ubu hari, ubwo navuga nka 3 wenda, unyihanganire. Mbere na mbere hari umutoza wari na perezida w'iyo kipe nakinaga mu cyiciro cya 2 bita Rukundo Eugene. Niwe wanzamuye, kuko nakoreshaga n'ibintu bidashoboka, ariko nambara amapataro asanzwe, akaba ariyo nkoresha mu izamu, anzanira ibikoresho, anyumvisha ko ngomba kuzaba umukinnyi, kandi umukinnyi w'ikipe y'igihugu. Niwe wa mbere ndamushimira. Nshimira nanone Coach Baptiste wandemyemo icyizere, ampindurira amakosa yanjye, ayagira ibyiza, aramfasha, ampa morale, aratuzamura ndetse na bagenzi banjye, ku buryo navuga ko ari urwego yamvanyeho angeza ku rundi, hamwe n'umutoza Antoine nayo yaramfashije cyane. Nizihe nama Mashami Vincent ajya kugira nk'iyo ugiye kujya nko mu kibuga? Umutoza Mashami Vincent inama ngira cyane cyane iyo ngiye kujya mu kibuga, nta bintu byinshi ambwira. Arambwira umukinnyi mukuru, uri umukinnyi ufite experience, uri umukinnyi ufite ibintu byose bishoboka kuba byafasha equipe. Icyo ngusabye ni ukugerageza kuvugisha bagenzi bawe, mpagarikira abadefensire mu myanya yabo, kugira ngo natwe turinde izamu ryacu. Natwe igitego imbere turagishaka, turakora ibishoboka byose, ariko ngufite mu izamu nzi ko na defense yanjye iri buhagarare neza, kuko azi ko
ndi umuyobozi mwiza, azi ko umukinnyi mubwiye bitewe na experience cyangwa se imyaka mbarusha, azi ko umukinnyi ushobora kubwira ntawe ushobora kunsubiza, yumva ibyo mubwiye. Nicyo kintu rero abasha kunyibutsa cyane, gerageza uvugishe abadefanseri, ibindi byo ndabyizeye, nzi neza ko ufite experience kandi ubikore neza. Nibyo tukiri kuri equipe nationale, hari nk'umukinnyi ujya ubwira, kuko nibyo koko na equipe nationale hari igihe ujya uyibera kapiteni, hari nk'umukinnyi ujya ubwira ukabona ntiyumva hari umukinnyi donc utakumva muri nationale? Kugeza aka kanya ubu ngubu ntawe keretse wenda Haruna, niba ari ukwenda turi ariyo generasiyo imwe nge nawe, niwe nshobora guhamagara, namuhamagara umva ko duhamagara mu ijwi rirerire, akaba yambwira ngo toka, ariko nawe ntabwo nyuma nyine bita kubirangira akaza kumbwira ngo basore niba nakubwiye nawe nanjye nkamubwira ni it's okay, niko biba bigomba kumera. Ariko mu bandi wenda babandi bose wambwiye agomba kunyereka ko yabyumvishe, ashobora no kutanabyumva ariko akanyereka ko sinye nziza nanjye ubwanjye ishobora kumumotiva. Hari ukumva ariko noneho byihuse, navuga ngo by'ubwana no gutinya nyine experience yawe byo barimo nka Mangwende, ndavuga shobora kwirukanka, bawumva mbebe, abo bose ba Rugwiro, navuga ko bose baragerageza, ba Jihadi, n'abantu bashobora kunyumva, bamfata nk'umuyobozi kuko barakubwira ati iyo urimo hariya abantu uravuga tukabyumva, kandi ibyo tubwiye nyine dusanga ko buri wese aba agomba guhagarara ahantu hakwiye. Ku myaka yawe na experience ubu uracyatekereza nko kuba wajya gukina i Burayi? Ibyibura ntabwo mbitekereza, ntekereza ko ikipe yose nakinira kugeza aka kanya ubu ngubu niyo naho umusaruro, kandi nanjye ikampa ibyo nyigomba. Hanyuma ufite abana ndakeka bagera nko kuri 3? Nibyo. Imfura yawe kuki wahisemo ko yitwa kuriya? Siyo yonyine, bose niko bitwa Ndayishimiye. Okay, mbere na mbere kwanza izina buryo ubugomba no gushima nyine niko navuga, ariko niyo mazina nabahitiyemo, ariko bitavuze ko n'ubundi usanga aho biga cyangwa se no ku makayi yabo baba bariyongereho ngo Bakame. Ubuse ntago wajya kubwira ngo bari nko ku ishuri ugasanga abana niba mwakinyonda na APR ukiri muri rero yabatsinze n'abana bakabaserereza, ntago byize bibaho? Bibaho cyane, ndanabyibuka hari umunsi twize gukina ntaha nanarakaye badutsinze, kuko ntashye nsanga umuhungu wanjye ambonye atangira guseka, atangira kumbwira ngo papa we ngo ntago uzi kwirampa, ngo bagutsinze igitego ngo nakibonye, ngo wirampa umupira wagiye. Icyo gihe nari nababaye, ariko mbwira mama ntibajyana ujye kubaryamisha, ndumva ntameze neza, ariko nyuma birarangira nyine kubera ko barakurikirana ikintu cyose cyane ishoboka. Wumva hari nk'umwana uzakina umupira w'amaguru se by'umwihariko no akajya mu izamu? Uwo mfite mukuru nanjye ubu sindamenya icyerekezo cye, kuko iyo akina imbere abantu bose barakubwira ngo azi gukina. Twaba turi mu rugo turi mu myitozo ukabona nanone mu izamu afite tara, ariko ukabona ubushake bwe arashaka kujya mu izamu, ariko ngewe nkabona ntabwo nabimukonse. Ntabwo wakonse mwana kujya mu izamu? Keretse byibuze azamukiye nko hanze cyangwa se mu kademi keza, kugira ngo azamuke azi buri kintu cyose, kuko navuga ko izamu nubwo turikina ariko ni umwanya mubi, no kuvuga ngo nkatwe mu izamu nta muntu udukorera couverture usibye file, ariko umukinnyi w'imbere ashobora kumupasa umupira yawukandagira nabi ugatambuka abantu bakumva ko bibaho, ariko mu izamu ntabwo wakandagira nabi ngo bumve ko bibaho, igitego kijyamo deja. Urumva ko rero ni ibintu bisaba umutima ukomeye cyane. Umuzamu w'icyitegererezo cyawe cyangwa se umuntu watumye ukina mu izamu ninde? Ubundi mbere kera nkitangira kujya ku mupira njyaga numva bavuga ngo rekeraho James, umuzamu wa Rayon Sport ari ukomeye cyane, ngo na Kiyovu Sport. Nakuze numva rekeraho James, namubonye nka kangahe akina, ubundi we nafata nk'icyitegererezo ni Ndori Jean Claude. Ndori Jean Claude niwe role model wawe cyane, kuko navuga ko nubwo twakuranye ariko hari byinshi namwigiyeho,
kandi hari na competition yampaye kugira ngo nanjye mbe ndi uwondi ubu ngubu. hari umuntu waba warigeze guca intege muri kariyeri yawe Bakame, kwa kundi umuntu aba agitangira umuntu akavuga ati rekera rega we ntagushoboye? Bigize bikubaho? Ntibyabura abaguca intege, byo ni na ngombwa cyane cyane bakubwira ngo uri kureka ishuri, sinzi ntucyumvira ababyeyi bawe kubera kujya gukina umupira, kandi nyamara umupira nta kintu uzakugezaho. Ku buryo navuga ko wenda n'ahantu nakuriye hano Kimihurura hitorezaga ntuza Rwanda FC icyo gihe, nakundaga kujyayo kureba imyitozo cyane, uko mvuye ku ishuri nkahaca nkagera no mu rugo natinze, naho natangiye kumva ko nshobora gukunda umupira kandi nanjye nkaba nawukina. Hanyuma Bakame, uri umukinnyi ukina mu izamu, ubu tuvugana umuntu arakubwiye ati hitamo abadefenseri babiri ku isi yose, nushaka uhitemo no muri Real na Barca, uvuga ati aba bakinnyi babiri banyinnye imbere, nuvuga ngo 4 na 5 nta gitego cyajyamo, bambwire. Bose ku isi yose icyo gihe navuga nafata Ramose, nkafata na Katauti. Ni ukuvuga ngo Katauti nyakwigendera na Ramose wo gukina imbere nta gitego cyajyamo? Byanze bikunze, kuko ubona ko barabana abantu navuga ngo yaba nyakwigendera yagiraga ishyaka, afite ubushake, aho gutera attaque aragenda ku mutwe aragenda, wakiniraho washyiraho noneho na Ramose ishyaka bafite turaribona twese, kuko bavangamo n'ikirato, ubwo urumva byaba ari byiza cyane. Hanyuma nuhe mukinnyi mushobora kuba mukinana ubu cyangwa mwarakinanye wizeraga? Kuko hari ukuntu bukira n'umukinnyi ukamubwira yenda amabanga yawe, ka prime katinda kuza n'agashahara, donc ibintu nk'ibyo, nuhe mukinnyi wizeraga cyangwa wizera ubaka? Icyo gihe wenda muri icyo gihe nizeraga yari Ndori, kuko niwe twakundaga no kurarana tubana dupanga buri kintu cyose, kurya navuga ngo niwe muntu wabaguze ibyanjye nanjye nzibye. Hari undi mukino ukunda gukina utari football usubura nk'iyo muri mu biruhuko? Iyo turi mu biruhuko, iyo mbonye aho nshobora gukina volleyball cyangwa se bari gukina, ubundi niwo mukino wanjye, kuko navuga ko na mbere yuko ninjira muri kariyeri umupira w'amaguru nabanje kujya muri volley. Dukunda kubona abakinnyi imbere ya match bakunda gushyiramo amayekuteri cyangwa se bari kumva nk'akazi runaka. Bakame nka match ikomeye hanini uyitegura ute kubigendanye? Ariko n'umuziki gusa, n'umuziki nyine kunda kumva umuziki we mbere ya match? Ngiye muri ngiye ubundi mu buzima bwanjye mbere yo kujya kuri match ntabwo ari kenshi nshobora gusanga nambaye ekuteri, kuko nshobora gusanga nicaye nko muri bisi wenda n'urugero cyangwa muri vestiaire ndi muri concentration ndi gutekereza match, barituruka aha, mbese navuga ko ngiye ntangira kwinjira muri match na mbere yo kutujya muri eshifoma. Ubwo navuga ko ni gake cyane ushobora kubona nambaye ekuteri ndi kumva umuziki, ahubwo umwanya wanjye munini nkumara ntangiye gutekereza kuri match, cyangwa se acishamo nkatera kudeyi, hari uburyo bagenzi banjye bameze, hari ufite ubwoba nkamutera brage, cyangwa se nkamubwira nti wagira ubwoba utagira ubwoba urakina, kandi iyi match irakomeye, none areba nabi baraci wawe, ubwo ntacyo tubwira ubitekerezo hakiri kare, nkatangira kumushyira muri match, ngerageza no kumumara ubwoba. Ibyo nibyo bintu bimfasha ngiye kuri ngewe. Hanyuma bagamurasha gutegera amatsiko, nuhe mukinnyi ujye ubona kuvuga ati wow, uyu mukinnyi ni exceptionnel, ni umuhanga? Hari umukinnyi wemera cyane buriya? Ni ngombwa, navuga ko wenda nka Haruna ni umukinnyi ubona ko ukora difference mu kibuga. Iyo ari mu kibuga byanze bikunze natwe tuvuga ngo hari impinduka, yaba na adversaire bya byose natwe turi bwatake. Numva ko Haruna nanjye ni umukinnyi mbona ko yari mu kibuga tubona ko ari budufashe. Baka ujye utekereza kuba waba umutoza se? Njya mbitekereza cyane, ko numva ko ku mpano mfite igihe nzaba narasoje wenda kariyeri gukina umupira, numva ko nzashaka abana nzisangiza cyangwa se abandi bazamu nanjye na forma. Nuvuga ngo uzamutoza abazamu gusa? Nibyo ntekereza, nibyo mprefera kurusha ibindi byose. Ubitekereza nko muhe mwaka uvuga ati wenda ngewe mbaye neguje abanyarwanda uyu mwaka uyu niyo nzaritayaringa? Numva ko wenda ku myaka mfite cyangwa se ku gihe nsigaranye, numva ko nko mu myaka 4 naba wenda ntangiye kugenda nzamuraga imwe.
2024 bakamaza ritaringa. Niko mbitekereza biraterwa nshobora kuzahagera niyuburuye wa mugani Kodo niwe wakundaga kutubwira ngo umunsi nzaba ntakibasha kujya imbere cyangwa gusubira inyuma ngo bwanze n'ubu nzaba nzegura, ariko nabyo birashoboka ko bishobora kuba mbere yaho cyangwa se muri iyo myaka. Hanyuma muri uwo mwaka Bakame aritarinze atangiye kuba nyine umutoza. Rayon Sport igiye gutanga akazi, APRFC igiye gutanga akazi, hose biremewe gufata akazi cyangwa se nyine bose isoko wabo mutoza ni equipe wahitamo mbere gutoza. Aho ngaho nta kipe nahita ko mfata kuko icyo gihe experience yanjye ntago yabinyemerera. Kandi mubwiye ko byaba byemewe nyine wowe nuvuga ngo hitamo yabiri. Icyo gihe byemewe, ku rundi ruhande wareba hari avantage ashobora kuguhahira cyangwa se ahakubakira izina. Ubwo se nyine ubu ngubu usuhaze kuko ama equipe yombi barayikeneye. Amakipe yombi narayakeneye, ariko kugeza aka kanya sindaba umutoza. Narayakiniye ndi umukinnyi, nyazi ndi umukinnyi, ariko ku rwego rw'ubutoza icyo gihe bisaba kuba wabasha kugira abandi uganiriza nabo, yaba bakugira inama, kurya buri muntu wese bagomba kugira abantu bamugira inama, bakagira ikintu bamuhitiramo nawe bakagenda agashyira ku munzani. Icyo cyo ndumva nta kintu nahita ko nkivuga aka kanya kuko nicyo yoka ntiragera. Hanyuma nk'ubu ngubu n'urugero barakubwiye bati muri iyo myaka 4 wifuza kuba uzakomeza kuba ukina umupira w'amaguru, birumvikana nabahe bakinnyi ubwo ataba ndifuza kuba twahura muri equipe imwe mutarahura ubu ngubu. Navuga ko abenshi wenda twagiye duhura, wenda hagiye harimo abagomba kwiyongeramo, nubwo nka Iranzi navuga ngo Iranzi ni umukinnyi nawe ugira ubwitange yagakwiye kujya mu ikipe, wenda nagakwiye kuba ndimo. Haruna twarakinanye muri APR, Haruna nuko Migi twarakinanye, ndetse na Bayanike barutanga Batsieri na yewe na Bayerive nubwo muri iyo minsi batakinaga igihe nari mpari, ariko urumva ko la majorité abakinnyi benshi dusa nkaho twari twarakoranye. Nk'ubu ngubu ushobora kubona hari nk'abana bafite amatara, wenda n'urugero ukavuga ati Yannick nubwo ari muri Reyo yaje ntayirimo, ariko ukavuga ati wenda ndifuza kuba nakina nawe. Nta bakinnyi ubona nk'ubu ngubu bavuga ati abangaba b'abana bishobotse nazakina nawe kubera atara bafite cyane. Bo barahari nk'uko bivuze, hari nk'abo ba Yannick ni umukinnyi nkunda cyane, nkunda no ndamubatije ngo ni Bugesera, kwera imbaraga akinisha n'ishyaka bafite, ubona ko nawe ni umukinnyi mwiza cyane. Undi mukinnyi wangira muri equipe ni nka Umborenga, nawe ntago twabashije gukinana muri equipe imwe. Ubwo urumva ko tarazo zirahari muri Gasogi, nabonyemo abana benshi bazi gukina kandi b'abahanga, ubona ko nabo ku giti cyabo. Unafata nk'urugero nk'abo turi gukinana bavuye muri Gasogi, nabo ubwo barakubwira ngo natwe ni nk'indoto kuba tugiye gukinana nawe, twarakubonaga twaragufanaga, ariko gukinana nawe ntako bisa. Hanyuma ubu ngubu hari ikintu umuntu ashobora kwibaza, yaguko kariyeri irakomeza wakina ama equipe Reyo ndetse na APR, ariko nuramuka usoje nka kariyeri ushaka hari nka equipe ujya utekereza mu Rwanda ukavuga ati ko nsoje equipe ntayikinira, hari iyo utekereza? Navuga Kiyovu, Mukura, ayo makipe nayo numva ari amakipe nkunze kandi meza, numva ko nayo ashobora kuba yakuzamurira izina ryawe kandi nawe ukayaha ibyo ufite. Numva ko ni amakipe nanjye ubwanjye niyumvamo. Hanyuma mu bakinnyi b'abanyamahanga baciye muri shampiyona y'u Rwanda, by'umwihariko wenda bo mwashoboye kuba mwakinana, ni nk'abaye bakinnyi batatu uvuga ati aba ngaba rwose hari icyo bafashije mu mupira w'u Rwanda? Navuga ko wagaruka kuri Diarra, nagaruka kuri Pierrot, muri APR najyayo naho barimo ni benshi kuko twakinanye na benshi. Ugarutse kuri Bacikepo Musoya, ba Victor Nirenda, ukaza kuri nyuma ukaza ba Mafisango, ni benshi bo bagiye bahindura umupira w'u Rwanda cyane. Hari nka story umuntu yaguteye ukumva irasekeje cyane nawe twidusangiza? Story numvishe so ni nyinshi.
ukurikije wenda uburyo muba muri muri sosiyete cyangwa se izo bariboneye ku giti cyawe zo ni nyinshi ndavuga nko muri lokari nko muri wenda muri lokari muri kwitegura nka match runaka maragakubita nka story hariya niyo nzi iyo nibuka ntabwo ahubwo twari turi kujya gukina turi mu ndege ndeka ko icyo gihe yari mu myaka kera benshi batarajya mu ndege umukiriya abashije kuvuga izina ntoya turicara n'igihunga cy'indege n'iki urabizi abaseriva mu ndege ushobora kuzivuga igifaransa cyangwa icyongereza haje umubaza urafata iyihe juice undi azamubaza ngo uranywa iyihe ji ngiye kumva numva aramubwiye ngo ji and juice kihe biranyobera ndamubaza si ibyo bintu byose urabinywa gutera ngo zose ngo byose babinzanire ngo mbinywe ariko ukumva ko nyine ni igihunga yari afite nawe kuko kugera mu ndege bwa mbere ujya ntabwo biba byoroshye nibyo impamvu ni nyinshi biterwa wenda naho ugiye ushobora gusanga ndangije kontra aka kanya nkabona ekipe wenda izamura kuri recruitment nabonye niba narabonye 3,000,000 ni urugero mbonye igiye kuma 5,000,000 niyo nahembwaga umushahara w'200,000 ngiye ko impa umushahara w'350 icyo gihe burya hari urukundo rwa ekipe hari no kureba nanone avantage yawe. Nicyo gikumbura muri ekipe ya Rayon Sport? Nkumbura abafana baho, nkumbura morale yaho, nkumbura uburyo mwakoraga imyitozo mushyigikiwe ndetse no kuri match mushyigikiwe, ubona ari ambiance nziza, cyangwa se mwatsinze match imihanda yuzuye abantu bose, ubona ko ari ikipe ishyigikiwe. Muri APRFC? APRFC nkumbuye cyane cyane group, uburyo baduhaga morale, uburyo twagenderaga ku murongo, discipline yabaga ari discipline, ugakumbura prime, imishahara, ni ibintu byinshi wakumbura. Cyane kwizira kugiye. Yes, ibintu byose ni ku murongo, niyo mpamvu navuze ngo yari ikipe nziza y'ikitegererezo. Muri Atrakoso ugikumbura ko ne ekipe yabaho igihe gito ariko igira abafana, iravugwa, igira na resulta nziza. Trako nabako nkumbura ubuyobozi bwaho, yari ikipe ya mabasi, iyo twatsindaga ngo yari ifite abayobozi bafana amakipe atandukanye hano mu Rwanda, kuryo wasangaga iyo twakinaga na Kiyovu harimo abayobozi bamwe twajya gukina na Kiyovu nubwo twayitsinze ngo ntacyo, ukumva ni ikibazo. Twakina na Rayon nabwo ukumva abandi bayobozi nibyo, twatsinda match zindi ukumva abayobozi kumva nk'umuyobozi umwe arafana Chelsea ngo ikipe irakina nka Chelsea, ukabona ni ibintu byiza, morale. None twari tumeze nk'abantu baba mu rugo kuko ntitwanatahaga, inshuro nyinshi twabaga muri lokale, yaba abagande bari bahari, abanyamahanga, abanyarwanda, twese twari ahantu, twari hamwe, twe twarabaye nka groupe nziza ifunze ipfundo rimwe kabisa. Dusa nkaho tugana ku musozo, Bakame uti wenda nko mu myaka 4 nibishoboka nzagira gutya nsoze kariyeri. Ubona gusoza kariyeri udakinnye igikombe cya Afrika utazabusoje nabi? Navuga ko wenda no mu mpamvu ziri gutuma wenda nsunika iyo myaka no kugira ngo ndebe kwenda naba nk'aya mapataro y'abakobwa bita ngo amahirwe ya nyuma, dernière chance, hari igihe nanjye nazagira amahirwe nkabona amahirwe ya nyuma muri iyo myaka naba ndimo, ugasanga nsoje neza noneho nyine n'icyo gikombe cya Afrika. Ariko wajya kuganira na Bakarekezi na ba Jimmy nabande bakiri mu Rwanda bagusangizaga iki kuri kira gikombe cya 2004? Nibyo koko barakubwira ngo kugira ngo ugere ku cya gikombe ugiye gukina ari amarushanwa bisaba imbaraga nyinshi, bisaba kwitanga, bisaba kuba muri hamwe, kuko nabo barakubwira kugira ngo bagere hariya nuko babanje kuba hamwe, bamara igihe kinini bakina amamatch menshi, kandi noneho bari hamwe ari ekipe navuga ngo ntihindagurika cyane, kuko nabagiye bahindagurikamo byaje nyuma, ariko bakubwira ko bisaba kwitanga, ni imbaraga nyinshi no kubigiramo amahirwe, na tombara zanyu zikaba nziza, ndetse mugafata n'ingamba yuko cyane cyane ko ubona ko twebwe twanabitangiye hano mu kipe y'igihugu yo kumva ko match yo mu rugo natwe tugomba kumva ko mu rugo ari mu rugo, nta kipe igomba kuhavana amanota 3. Reka tugushimire cyane Ndayishimiye Eric. Murakoze cyane. Reka tumushimire cyane Ndayishimiye Eric Bakame, twumvisha amateka ye, twumvishe bimwe
mu byo akunda, twumvishe kandi n'ibyo atekereza. Nibimukundira ngo mu myaka 4 naba yarakingiye igikombe cya Afurika azazamuraga azimanike. Mwakoze kubana natwe, ni Clarisse Uwimana, iyi ni UC Sports TV. Mukomeze kubana natwe kugira ngo muzajye mubona amakuru menshi agiye atandukanye. Biragusaba ko ukanda akazogera, ariko banze gukora subscribe. Biragusaba kubanza gukora subscribe, warangiza tugakomeza kugenda tubana. Imana ibarinde, mukomeze kwirinda icyorezo cya corona.